أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين. بسم الله الذي لا أرجو إلى فضله ولا أخشى إلى عدله ولا أعتمد إلى قوله ولا التمسك إلى بحوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون والمشركون. عباد الرحمن، لقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول نبي الكريم، ونحن والله على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Magaragu witeka nyagasani subhanahu wa ta'ala, magaze imbere yanyu cishijwe bugufi no kubagezaho intashyo y'ubuyobozi bw'umuryango w'abayisilamu b'abashiya mu Rwanda, ariko kandi tunongera kugaruka ku butumwa nyirizina bw'ibihe nk'ibi ngibi cyangwa se bw'iminsi mikuru nk'iyi ngiyi, by'umwihariko irayidi y'igitambo. Uyu munsi ni umunsi ukomeye mu minsi ikomeye ya Islam, ni umunsi, ni irayidi ikomeye mu malayidi tugira, ariko ikabanzirizwa n'iyo dutegereje muri iki cyumweru itaha. Muzi ko tugira irayidi eshatu zikomeye, tukagira n'irayidi ya buri cyumweru ariyo yaumul jumaa, ariko tukagira irayidi al-fitri, irayidi yo gusiburuka, tukagira Eid Qurban cyangwa Eid al-Adha, irayidi yo gutanga igitambo, tukagira n'irayidi kaminuza ya irayidi twita Eid al-Ghadir, idi yo kuba Imana subhanahu wa ta'ala yaratwujurije idini. اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. aho Imana nyagasani subhanahu wa ta'ala yishimiye ko idini yayo yuzuye, ikanishimira ko iyo dini ibaye umugisha kuri twe, kandi nyagasani subhanahu wa ta'ala akishimira ko Islam igiye kutubera idini, Islam igiye kutubera umurongo w'ubuzima. Ibyo kuzura rero kw'idini niyo irayidi ruti izindi zose dutegereje, nubwo ningi yari irayidi itari ntoya, kuko ni irayidi y'igihango hagati yacu n'Imana subhanahu wa ta'ala. Iyi ni irayidi dutangaho igitambo twibuka umugenzi ukomeye w'umukurambere wacu Nabiyullahi alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam, Nabiyullahi Ibrahim. Ubwo yari agiye gutamba umwana we, ariko Imana subhanahu wa ta'ala ikavuga iti, ngaho Imana yanyuzwe n'umutima wawe, Imana yanyuzwe n'igihagararo cyawe cyuko wari ugiye gutamba Ismail, kandi na Ismail yari tayari koko ko bamutamba, kuko ubwo yagezagaho inkuru y'ibyo yeretswe muri wahyi uko agomba gutangaho umwana we, umwana yabwiye se ati, yewe dawe rwose ukore if'al ma tu'mar, ukore ibyo wategetswe, satajiduni insha Allah min as-sabirin, uransanga mu bihangana, uransanga mu bari tayari
kugenza uko Imana subhanahu wa ta'ala ishaka. Uyu munsi rero ni umunsi tugaruka muri ayo mateka, ariko ntitubage ngo birangire. Ntago gahunda ari ukubaga ubundi bikabaye mugenzo, bikabaye umuhango, ubundi ntitugire icyo dusigarana muri ako kazi tumaze gukora. Kuko Imana subhanahu wa ta'ala iravuga iti la yanarullah luhumuha wala dima'uha walakin yanarullah taqwa minkum. Ntago Imana subhanahu wa ta'ala yitaye kuri izo nyama mwabaze, niyitaye kuri ayo maraso mwamennye. Ikikeneye ni umutima wanyu umenetse kandi umenekeye ugushaka ku Imana subhanahu wa ta'ala. Niki Imana ireba. Hanyuma rero gutamba kuri uyu munsi harimo igihango cya mbere, nukubwira Imana nyagasani subhanahu wa ta'ala tuti ya Rabbi, turi tayari gutanga ibyo dukunda, yewe turi na tayari no kuba twatanga ibyacu n'abacu, kugira ngo tukwereke kuri Imana nkuru, uri Imana ikomeye, uri Imana iruta byose na bose. Icyo nicyo cya mbere. Ni igihango rero hagati yawe na nyagasani subhanahu wa ta'ala, ko uri murereka Imana nyagasani uti niteguye kukumvira, niteguye kugukorera, niteguye kukwitangira, kugira ngo ubushake bwawe n'icyubahiro cyawe biganze hano muri isi. Icyo nicyo gihango cyawe. Ikindi dukura mu minsi nk'ingi cyangwa muri hajj, muri iyo twibuka muri no laidi, tuzirikana ko hari bagenzi bacu bagiye cyangwa se bagiye gusura inzu y'Imana subhanahu wa ta'ala. Nkuko Imana yabwiye Nabiyullah Ibrahim iti hamagarira abantu gukora hajj, bazaza bagendera ku maguru, bagendera ku bigenderwaho bindi, kandi baturutse impande z'isi zitandukanye bazakwitaba. Niyo mpamvu tujya hajja tuvuga ngo labbaik Allahumma labbaik, Mana turakwitabye kandi tukwitabye turi tayari. Rero ku munsi nk'uyu turazirikana ko hari bene wacu b'Abayisilamu bagiye kuzuza kimwe mu mategeko akomeye y'idini ya Islam yo kwitaba Imana. Kwitaba Imana ntago mvuga gupfa, ni ukwitaba Imana kuri ya nzu ntagatifu, kuri ya ngoro ntagatifu y'Imana subhanahu wa ta'ala, ya yindi iteganye na Baitu al-Mamur. Bagaragu b'Uwiteka, umuntu wagiye i Maka akura iki? Kuko natwe uyu munsi duhora tunasaba Imana subhanahu wa ta'ala mu maduwa yacu ya buri munsi, Imana itworohereze. Yewe no muri Ramazani twarabisabaga ngo Imana idufashe kuzasura ingoro ntagatifu y'Imana subhanahu wa ta'ala. Ariko ugiye hariya nizihe fadaila kuramo. Tuzirikana rero yuko hari bagenzi bacu ariko ntago bagiye mu butembere, ntago bagiye muri tourisme, bagiye muri pelerinage, bagiye mu gikorwa ngandukira Imana subhanahu wa ta'ala cyo kubwira Imana ngo turi tayari, naho waduhamagarira hose twiteguye kuhagera, ariko twiteguye kukwereka ko tukugandukiye kandi imitima yacu iciye bugufi kuberaho. Hanyuma rero abo bene wacu nk'uko Imana yabibwiye Ibrahim ngo bazakwitaba bagenda n'amaguru, bakwitaye bagendera ku bigendesho bitandukanye, bamwe baturutse mu isi ya kure. Itegeko ry'Imana niko Imana yabivuze kandi koko niko bigenda. Nawe bashyiraho umugozi ngajya i Maka, natwe twicaye haturota kujyayo. Ari nayo mpamvu dukwiye gusaba Imana subhanahu wa ta'ala ngo izaduhe kuzuza iyo nkingi y'Uislamu inshallah. Ariko n'umukene utabishoboye dufite andi mahirwe nanone yuko na salatul Jumu'ah nukomeza kuzitabira cyane, ubu ufitemo thawabu zingana no kuba wakwitabira ingoro ntagatifu igihe utaragira ubushobozi, kuko iri ni itegeko rireba bagize ubushobozi. Hanyuma rero babandi bagiye Maka bakura y'iki? Icya mbere nari nyivuze, nukongera kwibuka, nukongera kuba kwirenuvera, nukongera kwiremamo gushaka kumvira Imana subhanahu wa ta'ala mu gihe isi irarangaye cyane. Iyo ugize amahirwe ukagera hariya, wongera kubona ibitangaza by'Imana subhanahu wa ta'ala, bikongera kukuremamo icyaremwe gishya, ukongera kuba umuntu mushya. Dusaba Imana nyagasana aho wicaye ngo Mana mpa kuzasura ingoro yawe inshallah.
iyo rero ugeze hariya byongera kukuzamurira imani no kugira igihagararo no kugira istiqam yo kuba umugaragu w'Uwiteka Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Icya kabiri, umuntu ugiye hariya Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala imubabarira ibyaha bye, imubabarira ibyaha, akazagaruka ari icyaremwe gishya ameze nk'uruhinja rwavutse, kuko dufite inyigisho zitandukanye zigaragaza ko umuntu wagiye haji agaruka yarababariwe ibyaha iyo yabikoze neza kandi akabikora nta yindi mpamvu uretse kugandukira Uwiteka Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Ikindi dukura muri iyi minsi ndetse na haji nyirizina nuko umuntu wagiye Maka ahahurira n'abandi bantu batandukanye batavuga ururimi rumwe, badafite imico imwe uretse umuco umwe wa Kisilamu, badafite amateka amwe, badafite uruhu rumwe, badafite ibitekerezo bimwe, ariko bavayo nta n'umwe utunganye n'undi, kuko buri wese ahangayikishijwe n'icyatuma ibada yaje gukora cyangirika. Ubundi biragoye ko twakwicara tungana gutya tudahuje ibitekerezo, tudahuje amateka, tudahuje ngo tuhave nta ugonganye n'undi, ariko abantu bari hariya uwahagurutse aje gukora ibada ya haji nta gashobora, buri wese aba yibombaritse anirinda icyatuma ibada yaje gukora yani. Harimo iki hano rero? Falsafa irimo hano nuko no mu buzima busanzwe tugomba kuzirikana ko mu byo twiga muri hija nuko bana tworoheranye, nukoroherana mu buzima. Uko udasa nanjye kwisura, indeshyo, uruhu n'ibindi nkabyo, ni nako tudasa mu bitekerezo. Uko niko bimeze, niko Imana yaturemye. Imana yaraturemye iradutandukanya litarafu, kugira ngo tumenyane. Umwe aba umuzungu, undi akaba mwirabura, undi aba mugufu, undi akaba muremure, undi aba mwinzobe, undi akaba igikara, undi aba simbizi, umwe agira ubumuga undi ntabugire. Ni litarafu, ni kugira ngo tumenyane. Iyo uza kubusa nanjye, ibitekerezo byawe ari nk'ibyanjye, ibyumvire yawe ari nk'iyanjye, wowe yari kuba nde, nge yari kuba nde. Ibyo Imana yabikoze ni muri beauties, ni mu byiza Imana subhanahu wa ta'ala yashyize kuri ino si, gutandukanya ibintu n'abantu. Kimwe rero mu byo twiga ku munsi nk'uyu, kimwe muri falsafa ya haji ni ukumenya kubana mu budasa Imana yaduhaye. Maze wabona nciye iburyo washaka ko duca ibumoso ukabyihanganira, kuko niko Imana yabiremye. Maze nabona uciye iburyo nashaka ko duca ibumoso nkabyihanganira, kuko niko Imana yabiremye. Atasamu bayinana ba'duna li ba'd, koroherana biri muri haji, biri muri falsafa, biri muri filosofi ya haji. Ikindi twiga muri hija ni ukumenya yuko ibyo uzi ni bike cyane ugereranije n'ibyo utaramenya. Ni ukwigira ku bandi. Iyo abantu bahuriye hariya rero barahura bakaganira ku byiza bagezeho n'ingorane bafite, bagasangizanya ubunararibonye, hanyuma buri wese agataha iwabo ajya gushyira mu bikorwa ibyo yize ku bandi. Ntabwo murumva ko hija atari ubutembere. Hija ntabwo ari ubutembere, hija ni ibada, ariko bitari igikorwa cya ubudiya gusa, ahubwo ari n'igikorwa twigiramo kandi kikadukomeza kutwubaka. Ukurayo rero experience wigiye ku bandi, ukurayo ubumenyi muri iriya minsi mbarwa mu mwarayo, mwigireyo byinshi mushobora kugaruka mukabikoresha iwanyu. Abajya batebya bashaka gucisha bugufi cyangwa gusuzugura, niba ariko nabyita igikorwa cya hija, ariko nibaza ko ari urwenya atari ukuri. Baravuga ngo abasilamu ngo iyo bagiye hija ngo buri wese ajyana akanyundo, ngo haba hari ahantu hari ikizahabu, ngo buri wese aragenda agakomaho, ngo buri wese atahana akazahabu mu mufuka. Ngo niyo mpamvu umuntu wakoze hija ataha yitwa haji, kandi haji wese aba ari umukire. Ntabwo mwajyaga mubyumva? Nibaza ko ari ugutebya. Ariko no mu buryo maanawiya, no mu buryo bw'ukuri ariko buhisha Imana yashyizemo, nuko Imana yashyizemo ko ugiye hariya man dakhala baita kana amina, uzinjira iyo nzu azagira umutekano, azagira amahoro y'ibyo kurya, azagira umutekano mu buzima bwose. Ntago watinda haraho warasuye iriya nzu, kandi biri mu idua Nabiyullah Ibrahim yasabiye hariya hantu. Nuhagiye rero iyo dua ahura n'ingaruka nziza zayo.
icyo navugaga rero nari nshaka kuvuga nuko no mu bukungu no mu buryo bw'ubukungu uwinjiye hariya Imana aza afite tabaruka y'inzu ntagatifu. Ese ubundi Imana yabakobara ibyaha byawe ubundi ugakena gute? Kuko ubukene bwinshi uko bushingira ku byaha dukora. Ibyaha byacu, umuzigo w'ibyaha byacu ni ukumira abamarayika batandukanye kutugeraho ngo baduhe zimwe mu ngabire z'Imana, tugasigara turiho gusa tubeshejweho n'izina rya Rahman fi dunya, ariko ubundi uwagiye hariya akagirirwa imbabazi ntago ashobora kugaruka ngo atindane. Ni byinshi rero dushobora kwiga mu mutambagiro mutagatifu, ariko icyo dukwiye gukuramo mu by'ukuri gikomeye ni ukumenya yuko ni igihango tuba duhaye Uwiteka Nyagasani Jalla fil ula ko twiteguye kumwumvira no kumugambukira, kabone niyo byadusaba gutanga ibyacu n'abacu, nk'uko Nabiyullah Ibrahim yari tayari gutanga umwana we. Hanyuma rero ikindi dukuramo ni urukundo no gusabana n'abandi, kubera yuko ibyo tubaga, ibitambo dutanga tuba twabitanze kubera Allah, ariko izo nyama tugomba kuziha abakene, abatishoboye, no gusabana n'indi miryango yabo turi kumwe nabo kugira ngo turusheho kubaka ubuvandimwe n'umubano mwiza hagati yacu nabo. Bagaragu rero ba Allah subhanahu wa ta'ala, ni byinshi dushobora kwigira muri umunsi nk'uyu nguyu, ariko nongera kubibutsa nk'uko nyakubahwa umunyamabanga mukuru w'umuryango yabivuze, umuryango wabashyiriyeho uburyo butandukanye mushobora kwiga. Talabul ilmu min al-mahdi ila lahdi, mushaka ubumenyi kuva muvutse kugeza babashyinguramo bashyira muri mwanandani. Urwo ni urugendo. Ubumenyi ni urugendo, gushaka ubumenyi ni urugendo rutahagarara ku Muislamu, ndetse ukwiye kujya wibaza ngo uyu munsi ko bwije bwize nize iki, ni iki gishya nize mu idini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ubu rero umuryango wabashyiriyeho uburyo bwinshi. Hari uburyo bwo kuza mukiga hano ku musigiti, hari uburyo bwa za madrasa mu bice bitandukanye muzi umuryango watangije, hari n'uburyo bwo kwikoranabuhanga. Hari ku bufatanye na kaminuza iri mu Budage ya Kiislamu, ku bufatanye twakoranye nayo harafunguwe na kaminuza yo kwiga idini ku buryo bw'ikoranabuhanga. Hari abamaze gukora iyo tasjil cyangwa biyandikishije baniga, turabikurikirana kandi alhamdulillah biragenda neza. Namwe rero ubu nta rwitwazo, niba utaje ku musigiti ngo wige, ukaba utigiye muri centre ubarizwamo, ukaba utigiye ku ikoranabuhanga, hari n'imbuga noneho, hari n'imbuga nazo zitanga ubumenyi zitandukanye, ariko wenda mu buryo bwo kwigisha bwo haba hari manhaji abantu bakurikira. Manhaji ni ituma umenya ngo navuye ku rwego urongera kuri uru. Ku rubuga ushobora kubimenya nk'amakuru, ukamenya wenda iki kireme iki nicyemewe, ariko mu buryo bwo kwiga mu buryo bwa manhaji ni byiza ko wigira mu ishuri kuruta wenda kuba wakwigira ku rubuga. Nubwo byibuze babuze byose, ntukwiye kubura kubyibuze kwigira no ku rubuga, ko naho hari byinshi wahakura kandi bikakugira akamaro, ariko nta mpamvu n'imwe ufite yazatuma usobanura ko utize. Bagaragu rero ba Nyagasani, negereza gusoza ubuyobozi bw'umuryango. Muzi ko turi mu rugendo twatangiye rwo guhuza amabwiriza mashya y'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere. Mu irayidi yashize twabivuzeho, tunagaragaza yuko ubwabyo atari ikibazo, ndetse ko binatunaniye yaba ari twe twinaniwe nta kigoye gihari. Twongeraga kubibutsa yuko turi muri urwo rugendo kandi dufite amezi 12. Muri ayo mezi 12 hamaze kuva 3. Ubwo turabibutsa ko abayobozi banyu bari muri ako kazi, aho muzasabwa ko mufasha ababishinzwe, muzabafashe kandi muzagerageze abazahabwa izo nshingano, muzagerageze mubikore nk'uko bikwiye kugira ngo dukemure icyo kibazo, cyane cyane ko nta kigoye kirimo. Nari nabivuze ko byinshi mu byo dusabwa urebye, uretse umuntu kuba yakwihangayikisha ubwo, ariko nta gihangayikishije gihari. Ibyo dusabwa n'abandi basabwa nta kigoye gihari. Igihari gusa wenda ni uburyo bwo kubyumva nk'uko abandi babyumva, cyangwa se ni ukubyumva bijyanye n'imiterere y'ikibazo nyirizina, atari ukubyumva wenda mu kubyumvisha
umutima w'amaranga mutima. Wa akhala da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.